Muri iyi si tugezemo muri ibihe bya none buri wese aba yifuza gusa neza, aba yifuza guhora agaragara nk'umuntu mutoya, aba yifuza mbese guhorana itoto, uko yaba angana kose atitaye ku myaka ye, ariko burya nta muntu n'umwe utifuza guhorana itoto. Wowe nkurikiye kuri Rama Family, reka nkubwire ibintu wakora. Ni byinshi cyane, hari byinshi ushobora gukora kugira ngo ugire itoto kandi ugire ubuzima bwiza muri rusange, ariko ngiye kukubwira ibintu 6 by'ingenzi rwose kurusha ibindi ushobora gukora ukagira itoto kandi utanyuze za nzira zo gushaka wenda gushakira itoto mu mavuta bikarangira rimwe na rimwe akumereye nabi, cyangwa se ahubwo uruhu arushajishije kurusha mbere. Burya itoto ntabwo riba inyuma ku ruhu gusa, ahubwo riva n'imbere mu mubiri rigasakara inyuma. Nyemerera rero nkubwire ibyo bintu 6. Ikintu cya mbere gishobora gutuma uhorana itoto ni ukurya indyo yuzuye. Bakugira inama yo gufata ibiryo bitandukanye birimo imbuto, birimo imboga, birimo ibinyampeke, cyane cyane imboga, imbuto n'ibinyampeke, cyangwa se ibiryo nyine bibonekamo intungamubiri zifatika zirimo na proteine nyinshi, n'inyama n'amafi, ibinyomoro n'ibishyimbo. Ibi bintu bibamo proteine nyinshi. Gerageza rero kwirinda ibintu bibamo isukari nyinshi n'amavuta menshi kugira ngo uhorane itoto. Ahangaha nushaka ubusobanuro bwimbitse ujye mu kiganiro nakoze mbere cyavugaga ku bubi bw'isukari no kuvana ibinure mu mubiri. Ahangaha uzasobanukirwa neza icyo bashakaga kwerekana hano kuri iki cya mbere. Icya kabiri rero gishobora gutuma ugaragaza itoto, ugira itoto muri wowe, ni ukugira imyitozo ngororamubiri. Siporo bayivuga kenshi, bayisubiramo kenshi, rimwe na rimwe ikanatunanira, kuko hari igihe rwose tugerageza gukora siporo ubundi tugacika intege, ariko ahangaha barashaka kwereka ko niba ushaka kugira ubuzima bwiza no guhorana itoto, kora siporo, bungabunga umubiri wawe, bungabunga ubuzima bwawe ukora siporo. Batanga n'izindi ngero za siporo, no koga mu mazi menshi, mu kivu, mu migezi, muri pisine koga, hakaba no kugenda. Buriya abantu benshi ntabwo bari bamenya ko siporo ya mbere y'ingenzi nziza ari ukugenda n'amaguru. Tuzabireba iyi myitozo ngororamubiri, uburyo umuntu ashobora koga. Ibi byose nta kindi byafasha umubiri wawe nko kugira itoto n'ubuzima bwiza. Ariko nanone ujye wibuka kurwanya stress, kuko nabyo bituma umuntu ahorana itoto. Ikintu cya 3 gishobora gutuma uhorana itoto, kunywa amazi menshi. Amazi ni ingenzi mu gukomeza kugira umubiri ukora neza, kandi bigatuma uruhu rwawe ruba rwiza. Wowe nkurikiye, niba utanywa amazi rwose, amavuta uzisiga aho azaturuka hose n'amasabune uzakoresha uko yaba angana kose, ntabwo azatuma ugira uruhu rwiza niba iki kintu utacyitaho. Kubera iki? Ni uko iyo tunyweye amazi menshi bidufasha kugabanya umunaniro no kugabanya ibibazo byo mu mutwe, kuko aya mazi turayakenera cyane. Ariko dore urugingo rwa mbere burya rukenera amazi cyane ni ubwonko. Iyo rero utanywa amazi, uzamenye ko bitazagenda neza n'uruhu rwawe, na rya toto washakaga bikagorana. Reka tujye ku cya 4 nacyo cy'ingenzi, ni ukwita ku ruhu. Ibyo twavuze byinshi bitandukanye 3 bya mbere ntabwo bikubuza noneho kuza kwita ku ruhu rwawe. Aha baguha inama ngo shyira amavuta cyangwa ibikoresho bibungabunga uruhu rwawe
nk'ibikorwa byo kwita ku ruhu rwawe, amasabune adakomeretsa, ariko kandi ukirinda amavuta ubonye yose, ukareba amavuta aboneye. Impamvu bavuga amavuta aboneye ni uko ubwoko namwe musigaye mubibona, haza amavuta harimo ibintu byinshi cyane, ama eclerisa, ama hydroquinone, ibintu byinshi bitandukanye, rimwe na rimwe bikatwangiriza uruhu. Niyo mpamvu ahangaha bakugira inama y'uko ugomba kwita ku mavuta n'amasabune aboneye atakwangiriza uruhu. Kwiyuhagira buri munsi no gukoresha izindi nzira zibungabunga uruhu birinda ibibazo nk'amabara y'uruhu, inkovu cyangwa se ibiheri. Wabyumvise rero ko ukwiye kwita ku ruhu rwawe kugira ngo nabwo uhorane itoto. Icya gatanu ukwiye gukora kugira ngo uhorane itoto ntabwo kiri bugutangaze nubwo usanzwe utakizi ko cyagufasha, ni ukuruhuka bihagije. Kwirinda umunaniro ukabije no kubona ibitotsi bihagije by'amasaha hagati y'7 n'8 ku munsi ni ingenzi mu kugira ubuzima bwiza no kuba mwiza. Ibyo mwari mubizi? Ibitotsi bihagije bituma umubiri utunganya neza imisemburo ndetse uwo mubiri ukagumana itoto. Kuruhuka bihagije ni ingenzi. Reka tugere noneho ku cya gatandatu, ari nacyo cya nyuma ukwiye gukora kugira ngo uhorane itoto. Ariko kandi nshimira buri wese wakoze subscribe. Nanakwibutsa ngo ibi biganiro ujye ubisangiza n'abandi, ntacyo bitwaye, nabo bagireho amakuru. Icya gatandatu ni ugukora ibikorwa byagutse byo kwisanzura no kwitekerezaho. Kwita ku buzima bw'imitekerereze ni ingenzi mu kugumana itoto. Niba wumva uri mu bihe bigoye, gerageza gushaka uburyo bwo kuruhuka nka meditation, genda utekereze, witekerezeho, cyangwa se ujye gukora ibikorwa ukunda. Niba ukunda gukina, niba ukunda koga, niba ukunda kuganira, niba ukunda urwenya, wowe ujya gukora ibikorwa ukunda. Kwita kuri izi ngingo zose rero bizagufasha kugira itoto, bizagufasha kandi kugira ubuzima bwiza, ndetse bizagufasha no kwirinda kurwaragurika. Ndagushimiye wowe wankurikiye kuri Rama Family. Ndahamya neza ko byanze bikunze niba iki kiganiro kirangije urareba ibyo utakoraga neza ukabyitaho kugira ngo uhorane itoto. Icyo mbifurije kuri Rama Family.